Ndagushimiye wowe ukurikira iyi YouTube channel. Uyu munsi nifuje kukugezaho uburyo wakwinjizamo amafaranga uri muri extra time, cyangwa se igihe utari ku kazi, cyangwa se utari busy ukagira ahandi wawukura amafaranga nyine wakwinjiza. Uburyo nkuzaniye rero ni ubuciye muri imwe muri platform zigezweho muri iki gihe kandi ziri kubikora neza. Iyo platform y'uyu munsi ikaba yitwa Smart Hela. Nagira ngo rero nkunyuremo muri make uko bigenda. Smart Hela nyine ifite website www.smarthela.com, aho niho unyura wiyandikisha cyangwa se registration cyangwa sign up niba ari ko umuntu yabyita kubyumva. Ubanza kwiyandikisha rero ku rubuga rwayo, hari urwo nkubwiye, hanyuma kuzamo imyirondoro yose isabwa isanzwe, amazina yawe asanzwe, nimero ya telefone, cyangwa MTN, sinzi niba n'izindi zikora ariko mbona ari MTN niyo nakoresheje. Hanyuma n'imyirondoro yawe irimo nyine amazina n'ibindi byose. Cyane cyane noneho ikintu witaho, wita kuri username na password. Username cyangwa se akazina kagufi wakoresha na password. Kubera iki? Kubera yuko iyo ugiye kwinjira kuri rwa rubuga kugira ngo winjire mu dashboard, winjire mu buryo bwo gukora nyine amafaranga online, ukoresha username na password yawe. Niyo mpamvu biba bisabwa yuko ukoresha username yoroshye cyangwa ufi cyane, hanyuma na password utazibagirwa. Ubundi icyo ni icyiciro cya mbere unyuramo nyine. Hanyuma icyiciro cya kabiri ni kugira ngo utangire gukorera amafaranga. Hari sign up ariko hari n'uburyo bwo gutangira gukora amafaranga online nyine nk'uko bisanzwe. Amafaranga ubundi yinjiza mu buryo butandukanye, harimo kureba video, harimo gukora amakwiz abarimo mu buryo bwa trivia, byo bita trivia, hakazamo n'ibyo bita spin. Bakoresha ntuza imikino nk'iyo ngiye baribizi gukaraga ikintu nyine runaka kirimo amafaranga runaka nyine aho biguye akaba ari ayo ngayo, byo bita free spin. Akenshi nizo babanza guha umuntu ugifungura account cyangwa se ugigira activated muri Smart Hela. Hanyuma uburyo bwo kwinjiza amafaranga sasa biba bisaba yuko account yawe iba activated. Ubigenza ute? Hari nimero ebyiri ukoresha. Ya mbere niyo wishyuraho ayo mafaranga avuye kuri mobile money yawe. Ya kabiri uyoherezaho screenshot, username na nimero wakoresheje nyine wishyura ayo mafaranga n'amazina yanditse kuri iyo nimero. Ya yindi woherezaho amafaranga, uyoherezaho amafaranga agira ngo mu manyarwanda ni 5,400, niyo nakoresheje 5,400. hanyuma abanyakenya bishyura amadolari 450, nyeka abatanzania ari 16,000 by'amashiringi ya Tanzania. Abanyakenya amashiringi 450 hari. Ngira ngo so aya mafaranga rero uyohereza kuri iyo numero ya mbere, uraza kubibona muri title. Hanyuma warangiza kohereza ya message baguha ko wohereje amafaranga kuri nimero runaka, ukayifata screenshot. Iyo screenshot niyo woherezamo, ukayohereza kuri iyo nimero ya kabiri nayo urayibona muri title. Hanyuma ugashyiraho na username wakoresheje muri sign up, ugashyiraho nimero ya telefone ukoresha wohereza iyo ngiyo wohereje nako ukoresheje, hanyuma ugashyiraho n'amazina bwite yawe. Izo nimero zose, ibyo ngibyo byose usibye yoherezaho amafaranga, zose ziba ziri kuri WhatsApp. Iyo screenshot ubimwohereza kuri WhatsApp, hanyuma ukamubwira nyine ko wohereje kugira ngo baactivating account. Hanyuma nawe aragusubiza akubwira ati account yawe yaba activated. Ugahita nyine usubira noneho kuri internet. Bisaba ko ufite internet, ufite smart cyangwa se computer, nta kibazo. Ukajya winjira mukoresha username na ya password yawe, ukajya kuri dashboard yawe cyangwa se ukareba uko amafaranga uri kuyakorera. Ubwa mbere ngira ngo abagitangira bafite amahirwe yo gukora free spin ebyiri, no gusubiza ibibazo bya trivia, ibibazo byoroshye ugenda ukora choice muri choose.
ntibikunda kugaruka ku wa kabiri, ku wa kane ngira ngo hari no ku cyumweru. Hanyuma video nazo akenshi muri weekend usanga aribwo zikunda kuboneka cyane. Video nabonye yaba ari amashiringi y'amanyakenya, kureba video imwe y'amasegonda 20 aba ari amashiringi y'amanyakenya 10, ngira ngo ni nk'amanyarwanda hari 70 ahari. Ikize rero cy'iyi smart hera nuko uburyo bwo kwinjiza amafaranga butandukanye. Cyambere no gukora ibyo ngibyo nakubwiye mbere byose kuri ama video niki. Ubwa kabiri ni ugutumira abantu ukoresheje link baguha link imaze kwinjira muri dashboard cyangwa se winjiye ku rubuga bamaze kugira activated account, baguha link. Iyo link uyihaye bagenzi bawe bakakwinjiriraho ariyo bakoresheje, bakishyura ya mafaranga n'ubundi bya 500 bigenda. Wa mbere akwishyura baguha amashiringi y'amanyakenya 25, wa kabiri akagurija na wa gatatu bakaguha 50. Hanyuma ukagenda n'ubundi gukora bya bikorwa n'ubundi nakubwiye bigenda byinjiza amafaranga. Ikiza cyabyo ni iki? Nuko iyo igihe amafaranga runaka agezemo runaka bisaba yuko kuyabikuza, ukanze kuri withdraw ngira ngo ayo kubikuza ni nko guhera ku 9,000 hari no gusubiza hejuru. Ku withdrawinga ahita ajya kuri momo yawe muri ako kanya nk'ako guhumbya. Nicyo kiza cyayo. Aho rero urumva ko uburyo bwo kumenyekanisha link yawe kugira ngo abantu bakwinjire hari benshi ni bishobora guca kuri Facebook, gaca kuri YouTube, gaca kuri Twitter, Instagram. Umuntu wese ukoresha social media biroroshye cyane kuba yabona abantu bamwinjiraho kubera ko ubu ni uburyo buri legit. So ngira ngo yenda yo niyo makuru y'ingenzi nari nakugeneye ku bijyanye na smart hera. Hanyuma izo nimero ngira ngo ubona muri title abari inyankenya izo muri Kenya plus itanyuma plus 254. Hanyuma ibindi byose ni amakuru n'ubundi utanga mugatangira gukorera amafaranga yawe mu gihe uri free cyangwa se ubonye akanya. Byiza rero ndumva agize ikibazo cyangwa se izindi mbogamizi wumva ufite ushyira muri comment hepfo, tugafatanya tukashaka igisubizo, cyangwa se ugaca ku rukuta rwanjye rwa Facebook cyangwa inbox nitwa Gaetano Musanishimiye Imana, ukambwira icyo udasobanukiwe nanjye nkaguha amakuru cyangwa se nkaba nakubariza. Sawa rero urakoze cyane, kandi ukorere amafaranga wifashishije smart hera. Good luck.